ese waba warigeze wibwa telefone ukayibura neza igahera neza nta no kumenya ngo ninde wayijyanye? Uyu munsi rero ku mwarimu Patrick tugiye kureba uburyo uzibwa telefone ako kanya ugahita umenya ngo umuntu nyibye telefone ninde. Murabizi ibintu byacu ntago bitinda, wecyo usabwa kora subscribe ubundi tugendana. Icyo turasabwa rero mbere na mbere turaza hano muri Play Store yacu, ukurikirana akantu ku kandi, ejo batakwiba telefone cyangwa wayisiga ku kazi gasanga bayicokoje, umuntu yagiye mu biki, uhita ubibona. Urajya muri Play Store yawe wandikemo neza hano muri search, wandikemo Klook cyandi kubyandika Klook cha na ra ntoya na o ebyiri na ka kaca, wandike cha na a na ta na cha na ha na e na ra ntoya, Klook kaca. Numara kubyandika usearching, nusearchinga rero barakuzanira app nyinshi, ariko we urebe iyi ngiyi iriho akabara, iyi niyo dushaka twewe, iriho akabara kagakara kazengurutse n'irindi bara. Turaza dukande kuri install iyi Klook kaca, turakanda install downloading. Iyi app zagufasha kumenya umuntu watwaye telefone yawe ako kanya, niko bimeze. Ariko icyo usabwa ni ugukurikirana kuva iyi video itangiye kugera irangiye. Ubwo rero numara urabona app yacu yabaye installed, turukubireba, turakanda ahanga dushaka twayifungurira hano, cyangwa se tugasubira muri app tukareba ya application yacu ngiyi Klook kaca. Turayibona yahise ijyamo ma application yacu. Niturangiza noneho icyo turakora turayikandaho, ngiyi turukuyireba, turayikandaho gutya tuyifungure. Nitumara kuyifungura hano baratuzanira ibintu bibiri, kurikirane neza. What brings you here? Icyambere ni iki kikuzanye hano? I want to recover my phone if it get lost. Ndashaka kugarura telefone yanjye igihe yabuze cyangwa yibwe. Kabiri, I want to know if someone tries to use my phone. Ndashaka kumenya niba hari umuntu wagerageje gukoresha telefone yanjye. Twe turareba hano hambere rero, I want to recover my phone if it gets lost. Tukande hano, bahite duhita dukanda hano kuri next turukuyireba. Noneho turaza what lock do you use? Wewe uravuga ngo ese urufunguzo ukoresha muri telefone yawe ya Android nuruhe? Ukoresha partner lock. Partner no gushushanya, cyangwa se ukoresha pin code, cyangwa se ni imibare, cyangwa se password. Njewe rero nkoresha pin, niho ndemeza niba we ukoresha partner, niho uremeza niba ukoresha password cyangwa pin, niho uremeza. Ujye kuri next, bahita bakuzanira ngo allow camera access, wemeze allowing while using the app. Kande next. One more permission, allow admin access. Ubwo zino access zose urajyuzemeza uko bazigusabye. Noneho twageze hano active device admin app. Turaza hano hambere nizera ko muri kwareba. Turaza hano hambere kuri ako kambere niho turemeza admin enable. Noneho niturangiza turabona hano baduhaye next, kande next. Hano baratuzanira and finally make sure Klook kaca can run in the background. Notify permission, aho wavivuye nta kibazo, ukande ujye kuri background, allow, bahita bafungura next, kande next. Allow location access, kugira ngo bajye baguha access kuri location. Turukubibona. Noneho step to enable location, bahita baguhereza uburyo wakinablinga location. Dukande next hano hejuru, while using app. Noneho allow only
noneho twewe ntago turakanda kuri allow only, ahubwo turajya kuri allow all the time. Aha nitumara kuhafungura twisubirira inyuma, duhita tujya kuri next. Noneho enable zose urajya uzemeza. Crookcatcher use Gmail to send email. Yes, next. Select an existing, barahita baguhereza. Noneho hano ho tugeze ni iyi account ushaka cyangwa se ni iyi email ushaka kuzajya ubonaho iyo email ikubwira ngo hari umuntu ikwereka umuntu wibye telefone yawe, cyangwa ikwereka umuntu winjiye muri telefone yawe. Ngiye wereka nemeza iyi yanjye, nta niyo nkoresha, iyi niyo nkoresha, kanemeza iyi. Okay, aha buriya niho nzajya nemeza email will be sent to hakizimanapatrick@50@gmail.com. nemeze okay, noneho nkande next. Noneho hano bari kukubwira ngo try it now, yigerageze urebe ko ibyo tukubwiye ari byo. Icyo turakora turakanda kuri try it. Yes, tugiye kureba noneho ese ko tumaze kuyitryinga, ko tumaze kuyigerageza, bya bintu byacu byakunze, ko twashyizemo password inshuro nyinshi itariyo, bya bintu byacu ese byakunze. Noneho nibyo tugiye kureba rero. Tugiye gusubira inyuma tujye muri email yacu, muri ya email, ngiyi email. Noneho ukigera muri email urabona tayari, reba hangaha, aha ureba aha, bahise bakubwira ngo Crookcatcher took picture. Crookcatcher afashe ifoto, katuyifungure turebe. None tuyifungura gutya barahita batubaza ngo, barahita batwereka ifoto y'umuntu wayifunguye. Crookcatcher took a picture from your Tecno capture. Wabibonye? Location could not be determined because location service were switched off. Kubera ko location service twayifunze, weho n'ubushaka kumenya naho umuntu ari, uzahita ufungura location. Kadufungure location turebe, twongere tugerageze. Urabona bahise bakuhereza amafoto tayari y'umuntu wagize ute, watrayinze kwinjira muri telefone yawe. Turamubona, urabona ni njyewe. Noneho twongere tugerageze, twagize ute, twashyizemo location. Turebe dushyiremo password, katurebe ya yindi. Noneho ko baraduha location, twahise nkuko turongera dusubire muri email yacu. Email yacu niyo byose bibera. Turahita tubona ko batwoherereje email saa 4, ngibi murukubireba neza, saa 4:33. Bahita bayiguha ako kanya umuntu agishyiramo email itariyo. Noneho katurifungure turebe, urabona turayifunguye, barahita batwereka ifoto, bahita batwereka. Noneho hano nkaka kantu nababwiraga, nkaka iyo ushaka kureba location naho ifunguriye, uhita uza hano kuri open in Google Map, ugakandaho gutya open in Google Map. Google yo ihita ikora ibyo ugomba gukora, bakakwereka aho maps keeps stopping. Aha, maps isa naho iri kwanga gukora, ariko ubwo ishobora kubite, bahita baguha longitude na latitude, ishobora kuba itestaye. Weho uzahita ubibona hano, ukande kuri open in Google Map. Ubundi bura kwaka kantu nkwigishije ntago wakora subscribe. Rero ahangaha twakoresheje, niyo mpamvu nongeye ukanuka video, twakoresheje email na telefone twari turi gukoreraho. Wowe nibaramuka bakwibye telefone yawe, icyo uzakora n'ubwite ufata email yawe ukayishyira mu yindi telefone, umuntu akagutiza ugashyiramo email yawe na password ya email, none ugahita uyaccessinga ako kanya. Ibyo ngibyo byose bizajya bita bijya kuri iyo email yawe.